uyu musozi wa Rebero hari umuntu uhobeye undi. Ati uraho saro risumba kura amasimbi. Ati uraho nshuti y'umutima wanjye. Ati urabona tugereje kuzaza. Ati nyemerere ati tamiriza ibimenyetso. Ati ni wakire kandi ibimenyetso bikubwira yuko nageze aha. Ati iki ni ikimenyetso kiranga ko dutangiye uru rugendo kandi ko uru rugendo rutazagira iherezo. Ati duteruye urugendo rutazasubira inyuma. Ati kandi duteye intambwe ihamije imenya yuko nzakomeza kukubera umukunzi. Ati ntize ikiganza cyawe ngitamirizeho ibihamya. Yego. Ati mbere y'imbaga ngutamirije ikimenyetso ucyumve kandi ucyemere kikubere, hanyuma batwitegereza baduhunda amashyi n'impundu bagiye bavuga ngo ingoma ijana tuzahorana. Wow, se ko muhobera namwihuta mwatinzeyo. Yego nkuko rwose turaho, nushaka umuhobere nk'uhambira inkwi nutinde tuzagutegereza. Ati kuko umukunzi wanjye ambereye kandi anyizihiye, umuhereza hari ufite umutoza bugufi bwawe. Ati ni wakire kandi ikimenyetso cyuko ngukunda urukundo ruzahorana itoto, urukundo ngukunda ntiruzasaza. Ataho tuzamuye amaboko cyubahiro Yesu we tuzamuye amaboko cyubahiro amashimwe ibyawe tuzamuye amaboko cyubahiro amashimwe tuzamuye amaboko Yesu we cyubahiro zamuka tuzamuye amajwi yacu twerekeje imitima yacu mu nzira zigana Siyoni. Tuzanye iminyago ngwino tuzanye iminyago tuzamuye amajwi yacu anyiwa twerekeje imitima yacu mu nzira zigana Siyoni. Tuzanye iminyago tuzanye iminyago Yesu we haleluya tuzanye iminyago zamuka tuzanye iminyago zamuka Mary tuzanye iminyago tukuvugirisha impundu mana we. Sawa alobina ngaifa tiba tamuka wewe
zamuka merisiwe ahubwo ruzajya rurabagirana umunsi ku wundi. Ati ku munsi usimbuye undi uzajya usanga rwabaye rushyashya. Ati urukundo ngukunda ntiruzasaza mbandoga intore. Ati kuko ruzahorana ishya. Ati unkundu mbere unkundu nkundire. Ati kugira ngo igitaramo kibitangiriro ry'umunezero wacu kuko ibihe ibihumbi uzanyizihira. Yego, hari n'umuhereza waje agaragiye Trésor, azanye impano Trésor yateguriye umukunzi we. Ati ni wakire ibindi bihamya, ati wakire ikimenyetso cyuko nzahora ngutura impano. Ati dutangiye ubuzima bwo guhana ibyiza no guhana umunezero. Ati ku uyu munsi duteruye, ati nanjye nzajya nkugenera impano umunsi ku wundi. Niko kandi Mutoni nawe abwiye Trésor. Reka nsabe abaheza bagaragiye Mutoni bazane impano yateguriye umukunzi we. Ati umukunzi wanjye akwiriye ibyiza ibihe ibihumbi. Ati ni wakire mukunzi wanjye atukwiriye impano. Ati kandi si gusa, ati kubera ko uko ibihe bihaye ibindi ibyiza bigukwiriye ntibizatuba. Ati uko ni wowe utuvutsemo wemenye. Atunyemerere rero tubumwe ibihe ibihumbi. Si ibyo gusa kandi, ati kandi bakiriye ababyeyi, ati ndetse n'inshuti z'umuryango. Ati ariko nanjye nkwiriye kukwakira. Ati muri iki gitaramo nyemerere nge nawe dutere intambwe yo gusangira gutagatifu dutangiye. Ati uko ingoma ijana ari uko tuzahora.
ati niwakire ku buzima bwiza bwacu mukunzi wanjye, ati kuko urugendo ruracyari rurerure, ati nidusangire kandi uyu munezero dutangiye wo gusangira ntuzacuka. Ati reka duhe n'abatoza bacu beza, ati ku buzima bwacu, ati twese dusangire kandi bitugwe neza, hanyuma ku buzima bwacu tuvuvangiye ahangaha. Hanyuma abanyamakuru nababwira iki, kandi muhe umwanya abanyamakuru gufata iyo foto kugira ngo ntawakwiringira Imana wimuye mukire, ntawayikorewa kozwe n'isoni, ntawakwiringira Imana wimuye mukire we mana we, ntawayikorewa kozwe n'isoni, ntawakwiringira Imana we wimuye mukire, ntawayikorewa kozwe n'isoni, ntawakwiringira Imana mana we wimuye mukire, ntawayikorewe wakozwe n'isoni. Ariko tuzamura ibiganza gutya, ube nk'abashiganye ibiganza basi, shiramo iyo ngoma me, haleluya haleluya, shiramo iyo ngoma turirimbe. Noneho mwebwe abadafite amamikoro mutega ibiganza, mwama mutega mubitega, yego tugende. Terezo, isukari mfite irashira uyu munsi, mfite isukari nk'uducupa 8, kandi uhagarara uhagarare, yego mureke kubyigana, mwigira imbere, abandi muze hano. Ayiwe dore Yesu kumwaba, yego 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 yego, aho umve yewe iyo Mana no kuri Yesu bigira neza yewe mana we, tawakwiringiye tawakwiringiye
haleluya ayiwe tuzamuye